Tesha urabizi ko hari abantu bajya bavuga ngo umuntu wumvisha ibintu byinshi azabazwa ibintu byinshi. Yo Godefa ntago nkuzi uko ndagukunda shere kubera icyo ukabaga abantu banje ukabaga iyo umuntu baze w'inshuti yanjye nurambaga pe ntacyo ngushinze ariko wowe iyo baze inshuti yanjye bumbaza. That is Godfather ntabwo ngenda ndimi. So iyo uvuze rero ngo natatse inshuti zawe it's better go straight the point nk'umuntu w'umugabo ufite nk'umuntu w'umugabo nka Tesha sibyo uvuga ati uyu munsi wafashe Brian nk'inshuti yanjye mayisheri mayishushu uramutatura birambabaza nanirwa kuryama nafashe Muyango nubwo ari umugore w'umugabo ariko ndeba nkumva namwegera nkamuhobera nkumva ndi kumwe nawe ni inshuti yanjye kandi cyane sho yego ngo Godfather ngavuga neza Godfather avuga neza niyo mpamvu akarimi ke karyoshye kajya kabongoza mwese mugashyuha mu bwoko. Niba uri inshuti ya Brian koko nkuko wabinyemereye ukaba uri inshuti ya Muyango nkuko wabinyemereye ni gute hosting umuntu akaza akavuga Muyango akamutatura ukareka buri mwe wese umva n'ikinyabibiri n'ibiki byose umva buri kimwe cyose ugashyira hari ukamuha ijambo nawe akamufata y'ijambo nuta bro na wa muniga wambara box inshuro 5 ku cyumweru cyangwa wa mukobwa uhora nta kariso yambaye kubera yuko afite amakarisa abiri atari bubashe no kubasha kugura indi kariso. Mfite ngira best friend umwe bro kandi ntabwo ngira bura ngiye kumukubwira uraza gutunga ngira best friend umwe trustinga cyane turi kumwe guess who ari hano ugiye gutunga uzo ari we buri turi kumwe hano urukumva best friend bro hangaha wa Godfather bro n'uyu Titi Brown bamukati bamufunze imyaka 2 imyaka iminsi 30 yafunzwe mu myaka 2 abantu barasakuza free Titi Brown ndavuga nti mureka amaranga mutima Titi Brown mureka amategeko akora ibye nibasanga arakoze ibyaha itegeko rizamukande jihad hana abantu bari kuza bakavuga ngo nkwe ntabwo ari ukubaruga ngiye mvugisha ukuri abagore barapizera araza akakubwira ngo umugabo wanjye ngo yarayamaye nabi ngo nsanga ngo ibintu bimeze nabi cyane umugabo akaza ngo umugore wanjye ntari kunyara amazi yabugenewe ngo ari kuzana ibindi bitandukanye. Slim Jesus uzanyumva kuri live cyangwa kuri YouTube wenda undi gukatira umuntu ngo wambabaje like hari umuntu arakubwiye ngo Tesha ngo bidusobanurira natwe tuzi ubwenge. Murakoze cyane umuntu ndamushimiye nanjye atumye amagambo yanjye ataba menshi. Ninde yitwa nde moment ubwira izina ryenze kumwandikira tuba inshuti? Yitwa ngo Eli nicyo ndi kubasha gusoma byonyine. Muyango uri umugore mwiza ndagukunda uzame no kudufaranga. Iyo ariko twese udufaranga sha bamukunda Muyango. Okay abantu mukunda Muyango mwese nimwandika hano muri comment nkunda Muyango umuntu wese uzi ko akunda Muyango niyandika hano muri comment nkunda Muyango gutyo gusa umuntu wandika nkunda Muyango niwe ndi busome comment ndebe ubundi abo bantu ndebe wa mugani niba Muyango ari ukwiyorobeka nkunda Muyango ariko murayinda nkunda Muyango mbega abantu barayinda bamuhindiri nkunda Muyango Chacha kawana ngo ndi mu byawe mamige nkiri bagiza witujagaraza nkunda Muyango joteme Muyango nkunda Muyango mwese buri wese ukunda Muyango andika hano niba ko kumukunda byanyabyo andika hano nkunda Muyango umva reka ndagiye kunyara ndasanga nkunda Muyango yabaye nyinshi muyabaganiriza Tesha ari kunyarira iki wowe mbabariranya arebo baganiriza sheni Winnie, thank you so much Winnie. Thank you Wera, thank you Noella, thank you thank you Bella, strong woman ngo yikundira amatiku. It's okay. Thank you Noella, thank you Giselle, thank you Tona, thank you Angel, thank you Dorcas, course Virandenz, thank you Divine, thank you Nikki, thank you Lola, thank you Julienne, thank you Sakna Manawe, thank you Vitu, Elanufi, Sandra, umwariyo umva ijwi ryanjye guys munyangane nasaraye kubera ko
maze nka 2 days ndimo ndakora naruhuka, but hari umunsi nzaza hano mfite ijwi ryiza. Umwe ndi kuvuga nka Burna Boy. Thank you Alice, thank you Bella, Nola, Muyango, ndakwinginze ntuzite. Message yinciye ko ukuntu uzi kuzamuka. Ntuzite ku bantu, ahubwo umwanya wawe ujye ushyira ku Mana, byose biva mu gusenga. Urakoze cyane Diane. Yesu ababibona Sheri. Thank you so much Precious. Anyways guys, ndagukunda Muyango. Thank you so much Gentille. Ako meet up iracyaba ngo nkwige Muya. Turashaka kureba. Thank you Bonnet. Esha ndagushimira mbikuye ku mutima. Nkunda Muyango iracyari kwandikwa cyangwa mveho? Ndi kubaratwisha. Mwahaye amafaranga yo kuvuza umwana. Esha we na Brian. Kwari umuntu mwahaye amafaranga yo kuvuza umwana, Imana ibahe umugisha. Yego shano kuri tugusange. Mamige bariho? Abara munyihere morning Shari. Turabakunda. Oya mwandike nkunda Muyango mbabwira ijambo rimwe gusa. Nkunda Muyango Muyango azi kwihangana. Mvizo njaje. Mwandike nkunda Muyango. Muyango azi kwihangana yihangana. Muyango. Abafana bawe baragira tuzi kwihangana. Mfana byo kwihangana mbonyanga. Nase tuvugisha ukuri. Ubuzima ubayemo n'amafaranga ufite n'umuryango ufite, ihangana bari kuvuga kwihangana cyangwa babona bari kuvuga nk'abantu bajya birirwa bumva bagukorera amarayivu from nowhere. Kandi nzesha cyangwa bagukorera ibiganiro from nowhere nkajya kumva nkumva umuntu aranditse ngo Imana imbabarire kandi ceceke. Cyakoze Mana nk'umuntu ari umuntu abonye yandika ngo Muyango ngo sinzi biki ikeretse amenye ukuri. Icecekera udatanga content hano. Hano twe wose nawavuye turashaka abantu bazi gukina movie barire turebe wagwani Tasherega tureshya ngazi gukina filme ngo niwe muntu nguzi ngo sinzi. Mbere na mbere cyuzuzo wamuhaye ibyo 25 bye. Naga 25. Ahubwo se nimero ndayiguhaye he Muya? Godfather bonjour. Godfather kandi Muya ndakwikundira nata nuko kukubona bitashoboka. Oya gute se kandi Muyanga hostinga kuvana kwa kane kugeza ku cyumwe. Abantu bari kuvuga Godfather wamubonye Godfather I bet ko nawe ubu ngubu ari live. Yaje hano namubonye joining. Yego Arahari. Mubwira zengiro muzamure. Ari kubyumva nazamuke. Dore si nguyu. Ngo yazamutse niba yazamutse mushireho. Ntabwo yazamutse ahubwo ari kwandika bari buzamuka karira bari bw'umushyira. Niba ari muzamuka Godfather wagiye wumva ibibazo byinshi, wagiye wumva ibibazo by'abapfakazi, wumva ibibazo by'imfubyi, wumva ibibazo by'abapfumu, wumva ibibazo byinshi pe. Ako Tesha urabizi ko hari abantu bajya bavuga ngo umuntu wumvisha ibintu byinshi azabazwa ibintu byinshi. Yo Godfather ndaza kumwandikira mu gikari mbwe. Oya Godfather yumvisha ibintu byinshi nazamuka rire ndabizi iryo rira ntiyaribura.
turi muri competition yo kurira. Ariko sha cya Godfather kuntu nyikunda nakizi n'ukuntu kijya kitubangasha. Na ariko sha reka umbwire Tasha. Anyways, Godfather ndamukunda rero buriya Godfather mba numva nawe ntacyo afata. Ariko nyine aratubaga nicyo mwangira ma. wowe se yakubaze ryari? ngo muzamure. Oya nawe arabizi ko yabaze inshuti yanjye nanjye aba yambaza. Tesha Godfather ngo muzamure. Ngo uyu reka muzamure. Aze hano abanze Mama Miguel. Godfather reka mushyire muri big screen se expand. Banza umereze iyo nare n'akana kayo tubanze tubone tuvugane. Tasha. Waya Godfather iyo uri kuri live ya masaha kubuvuga nk'isandi ubu kuyanjye niho urasinzira. Shusho reka nzengubwire Tasha. Neri imitoma uke neri imitoma ntatewe n'abandi bagabo banze umwumve. Reka nzengubwize ukuri Tasha. I'm in love with your lips. Ugira iminwa myiza. Mama Miguel. Karame. Uko ngiye kuvuga ngiye mu kazi. Kisses. How are you? I'm not okay because of you. Okay, I'm not okay mbaza ngo why? Why my love? Because of you, Godfather. Ntago nkuzi ko ndagukunda shere. Kubera icyo ukabaga abantu banje, ukabaga iyo umuntu baze w'inshuti yanjye nurambaga pe ntacyo ngushinze. Ariko wowe iyo baze inshuti yanjye bumbaze. Kubera icyo baga inshuti zanjye kandi nkukunda. Gira urugero rw'inshuti zawe nabazi. Nuyigimya abavuze. Oya wihigima urabizi Godfather ngiwe n'ubu turi kuvugana n'izina ry'Imana nambaye ubusa n'umutima wanjye I swear to God Imana ikundi ndemye izina rya Yesu God forbid. Oya nukuri ko Imana sombwira ngiye Godfather ikintu bita ngo kunyura hariya ngo hari ibyo mbishye mu mutima bro reka nzengubwire Tasha uremera ko mwese abantu muranga kuri iyi pano n'abandi mwese mu bihumbi n'ijana tuzatwaraciyeho haraje abandi bantu. Umva ngubwire Godfather. Njewe wenda nago turi da close as in tuvugana kenshi nibiki but I like as in kwa kundi nyine ukunda umuntu utarahura nawe utanamuzi. Ariko wenda njewe nyine I'm going to be honest here. Sibyo? Na urabizi ntacyo mpfa nawe I'm just going to be honest. Nkuko nawe sometimes you come and be honest wenda ukabizira cyangwa ntubizire. Sibyo? So the thing is abantu bariho bamuha ama gift Tasha. Yego oya Godfather gift kuri gift kuri Godfather ari nginda ku mutindi. Narabifite none yarabyujuje po. Goko ahari ku kibuga cye anga bunari umva ari mu karima kashaka yanazibisha agiye kugutwikira Tasha. Reka twumve guys okay mbwira reka numve muya. We Deborah reka kunshyiraho pressure. Ko njya kwemera amafaranga. Yego ariko ba ubundi abantu bari kuri live reka stress. We ni cyuzuzo nishati. Akandi cyuzuzo abizi cyuzuzo we humura njye ndabizi kazi kamwe turabikora abandi mwe muretse gato twanze twumva. Birata Godfather. Oui bebe. We imbebeza mu bwonko sheri. Have. Umva wowe Deborah Tasha. Deka nkwereke icyo mukorera Deborah. Mana byara ivu rero ngewe nta n'ibyo menyeye. Umva uwo mu Deborah nongeye kumubona ndamuvugisha. Data God G. Yo. Ngewe nago narindi kubikubwira nagurambaga nta mana nta kintu ndumva wanamvuzeho kibipe uri kumva? Kandi I appreciate you know ndabya appreciating ni na bon uri kumva ariko nanone ni nkuko naza nkabaga nk'iniga yawe nyine tu ni nkaho ubumbaze kuko at the end of the day nyine uwo muntu aba ari umuntu wanjye mba ndiwe na wari ngewe ku bantu b'inshuti nyine za nyaza pana mwe mwirirwa muryarya namucenga. Rero iyo uje ukabaga nk'umuntu wanjye nanjye ndababara ntakubeshye yo man ngewe twavuganye nka kabiri cyangwa gatatu ariko mana ntago navuga ngo umutima wanjye ngo hari icyo gushinza ahubwo wenda ufite icyo wagushinjije nyuma yuko numvishe ko abaza umuntu wanjye. Okay uwo muntu ndashaka kugira ngo mumbwire. Ntago ari kuvuga ngo wenda ntago na precise ngo mvuge ngo uyu nguyu ahubwo reka mbikubwire muri ubu buryo kandi ndabizura umuntu mukuru urabyumva. Uretse gato abantu bawe reka nzakubwire Tasha kugira ngo nze kurira Godfather ukumva ntabwo nirata ariko ndirinda
I understand. uzamuka kuri pano y'umuntu wa n'importe qui sibyo ntabwo ari uko mfite imyaka nini ntabwo ari uko mfite izina rinini ariko ndirata ntabwo nirata ariko ndirinda urimo kunyumva Ndakumva. ntabwo ndipfa kujya umuruduka ahantu hose Ni nkuko wavuga ngo umuntu ndamwubaha ariko simutinya. ego exactly so rero niba uvuze gutyo when you say I do attack your people ni byiza ngo dufata ndi wa muntu ndaguha urugero yesterday nakoze space yitabiriwe na minister ukumva nakoze space ivuga ku bintu bya Gasuku ndavuga sinemera ibyo Gasuku akora Gasuku ntabwo ibintu akora mbyemera na gato aya masana ari gushyigikira abantu bavuze ko agomba guhagarikwa hakoreshejwe umuntu utagiye muri narrative zirigarasha ndavuga nti Gasuku naregwe n'umunyarwanda wahemukiwe nawe ushobora kumanuka kamureka Gasuku tumwamagane ko ibyo agakora ntemera ndavuga ni minister yari muri space message wanditse na tweet wakoze sinyemera ndifashe ntacyo nyivugaho that is Godfather ntabwo ngenda ndimi so iyo uvuze rero ngo natatse inshuti zawe it's better go straight the point nk'umuntu w'umugabo ufite koko nta mapombo ufite nk'umuntu ariko urabari nk'umuntu w'umugabo nkatesha sibyo uvuga ati uyu munsi wafashe Brian nk'inshuti yanjye mayisheri mayishushu uramutatura birambabaza nanirwa kuryama nafashe Muyango nubwo ari umugore w'umugabo ariko ndeba nkumva namwegera nkamuhobera nkumva ndi kumwe nawe ni inshuti yanjye kandi cyane sho yego noneho so biraza kumfasha ukumva numva ahangaha maybe Godfather nabigenje gutyo go ahead ninde okay njewe I'm going to be honest with you sibyo kandi no strings attached as in na beef we are just being honest me and you sibyo so njewe ndabivuga muri ubu buryo sibyo ndabanza nguhereza urugero rutoya noneho nkomereza aho ngaho kugira ngo byumvikane we as Godfather aho uri cyangwa uko umeze and everything ufite inshuti yawe magara as in nk'umuntu bazi ntabwo mvuze umwizera 100% ariko nk'umuntu wawe so close to you uramufite yego no ufite umuntu w'inshuti yawe apana wenda bano badumba nabona inshuti zawe ata let me tell you man urumva ufite badumba bakasuku and everybody nanjye uko nanjye sinakwifuriza ikibi kandi mbona gihari kinahari nakurabura sibyo kubera ko nzi ko nta kintu kibura nkorera and everything sibyo so icyo nshaka kukumvisha nkawe Godfather nyine ku giti cyawe wenda tureke Godfather fata rya zina ryawe rindi riri ku ndangamuntu sibyo nurangiza urifate you as Godfather ubwo ndi kuvuga njyewe izina riri ku ndangamuntu kuko njye sindizi ndi kuvuga ibyonzi noneho urifate nyine uri mu buzima busanzwe apana Godfather wa TikTok Godfather wa live and everything sibyo icyo nashaka kukubwira ufite umuntu w'inshuti yawe nyine niyo ataba 100% kuko abantu barahindutse ntiwakwizera umuntu 100% ariko wa muntu nyine akantu ko ariko kose kakubaho cyangwa waba uri wallet cyangwa ushaka kuganira nawe ukavuga uti uyu muntu aka kantu ni nkamubwira I'm pretty sure ko katari burenge hano nikanaharenga ntabwo biri burenge uzi guhindura pano wapi kanda ku ifoto yawe noneho nukandaho urareba hejuru akantu kameze nka settings iburyo akantu kameze kaga settings hejuru hari go live with guests hari akambere akakabira no kanda mu ifoto yawe hano ngaho muri video yawe noneho uzamukira hejuru munsi y'abantu badukurikiye aho kugira ngo wowe wishe muri big screen urabona akantu kameze nka settings hejuru okay damn ndi kureba Tesha host Miss Photogenique Shadia Cyuzuzo Diane Godfather wowe ikandeho ku ifoto ya kuri video okay none ikandaho urareba hejuru ahantu hameze nka settings munsi y'abantu 540 badukurikiye munsi yaho urareba ahantu hari akantu ka parametre kaga settings kwa tukakabura ukuntu settings bimeze nuyikandaho urabona amapana atandukanye ubu ni biri byiboroka ahubwo oya ntabwo byiboroka
bro nkora iki haje ho none ama award bigenze nte kankwereke kanda kuri Muyango. Okay, Muyango buretse gato mbere yuko umushyira muri big screen urareba kandi kantu kari ruhande ka kabiri abari kukandaho hari gift hari microphone camera expand kanda kuri Muyango nk'umuntu ugiye okay impande ya expand nukanda kuri Muyango impande ya expand urabona kandi kari ya expand ku ruhande gato ka kabiri exactly okay here we go nibi yeah that is okay so noneho ubwo washyira aha ni sawa so biraruta nkava muri big screen nyine twagiye ngaho kumbaza okay narindi kukubwira wenda tunabyihutishije nkawe Godfather hari izina ryawe riri kundanga muntu no kuvuga ngo we nka Godfather iryo zina riri kundanga muntu ufite umuntu uri close kuri wowe wenda utakwizera 100% ariko wavuga ati uyu muntu akakano ni nkamubwira ndizeye ko ari bugabike wenda kanakabika icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri wenda azakavuga nko mu kwezi gutaha kwa kundi nyine umuntu abana afite umutima avuga ati anytime yanshyira hanze sibyo hari no kugira inshuti ubuvuga uti uyu muntu mubikisha iki kintu ampuriri shuba kazakibika nyine kubera wenda n'ubushuti mamumaranye n'ukuntu mamubanye sibyo umva ngo Godfather ngavuga neza Godfather avuga neza niyo mpamvu akarimi ke karyoshye kajya kabongoza mwese mugashyuha mu bwonko komeza ndakumva sheri uri kunyumva rata ntabwo ari ukwikina ndakubwiza ukuri ngendo hano ndi umuntu muri covid muri mu myaka 2 yashize hari abadamu babiri batwite ijwi rya Godfather bamaze kwibaruka bagaba baza kunshaka barangabira Godfather uratangiye Nimbabeshya Godfather ndi imfura ikarakomeza umuntu gukuzamo ubwo uratangiye nyine reka nicecekere ngeze nshaka kuvuga byinshi uri kumva rata Godfather wanyuze hirya no hino mbwira ndi kugenda kubwiraga impamvu nakubwiye ngo ubaga abantu banjye n'urambaga niyo sicyo nakubwiye kare rero impamvu nanyuze aho hirya no hino ngiye kubwira ni ubabaga gute bimeze gutyo sibyo mbere na mbere we nka Godfather uri inshuti na Brian ni muri inshuti komeza ndakumva oya nsubiza sheri kugira tugendane neza yego oya urabizi niyo narana star mwaravuganaga muri inshuti urabizi we ko mbizi reka nkubwiza ukuri she's my girl urakoze cyane Muyango uri inshuti ye nuri inshuti ye oh my god ntabwo hari my love oya apana hypocrite and everything I want you to be honest here uri inshuti ye nuri inshuti ye Sasha Bizu the way you're asking me that questions wow love you weird reka ngenganisha ushaka kuganisha have a good day too wowe uri Godfather w'inshuti ya Muyango cyangwa w'inshuti na Brian muvugana wenda mwari mwanavuganye saa 6 sibyo unyumve uricaye ukoze live bureka unyumve mbabarira tugendanye unyumve numvugire mureke ndangize mvuge unyumve wavuganye wenda n'urugero kuko ngiye narabibonye like 2 times n'urugero wavuganye na Muyango nk'inshuti yawe mugira ibyo muganira bisanzwe wenda ibyo ufite amatsiko nka kwa kundi uwanga kujya hanze ngo uvuge inkuru utayifitiye gihamya ugahamagara nyirayo kugira ngo makinge ibintu clear sibyo kamanze nikanda hipanira shonje niko turi kumvugisha kwijana reka nze nikanda wananga gasuzuguro niko cyo Muyango andusha amakoyini ko bite byanyika byase ni ibikiganira ibyo nabyenze nabyo yago nyine ahubwo nzanga Muyango mukabeze ko mu ntambutsa Godfather n'izina n'ubutse mu nkande w'abanyarwanda ni ibiki se muya ni ibiki umani muri kwinjiza umuntu arigira yakwiburaga reka nivaneho agasuzuguro mani mwahari uri kuvuga akagura n'utwo tuzi erega mugiye kuza ahangaha mumfate munzirike reka nikande umugabo ariwe yakwiburaga Godfather ni umuhanga ari kunyibagiza kuko ari kumva ngeze ku ngingo igiye kumufata agahita nyibagiza kandi koko ndibagirwa mfata ibinini bisinzira simba afite ubwonko bwibutse muya umbabarira uhambere unyibutsaho naringeze kuko nahibagiriwe deja n'imbeshyi
Amaza n'Ivana nimongeze ku muziki w'Abanyarwanda. Ibyo se n'ibimana ibyo muri kugeza kuri Godfather mwabigejeje. Mongeze ku gihumbi mbatumba urandebera. Okay, kanza nshire ifoto ya Godfather. Ndakumva Tasha nsubi ndakumva nguteza amatwi ndi kukumva. Ni ibiki Godfather ari kuvuga mani kumenya ari ibintu byadari. Ha Jackie ngo muzamure Jackie. Oya buretse Jackie ndamuzamura nta kibazo reka mbanze ndangizanye na Godfather. So Godfather ikintu nakubazaga nakubwiraga ni niba uri inshuti yanjye mi azitesha n'urugero tukaba twavuganye saa 6 sibyo none najya kumva nkumva hostinze live y'umuntu uri kumbaga twavuganye saa 6 wa hostinze live wamushize kuri pano hejuru ari marambaga nta kinya wacecetse nta n'ikintu ushaka gufataho kandi n'uwo muntu ntacyo afataho iyo yazamutse aje kumbaga buriya ntacyo naba mfataho ahubwo njyewe nkahita ntekereza nkavuga se Godfather twavuganye saa 6 Godfather w'inshuti yanjye Godfather wanjye Godfather wacu Godfather nkunda kubera iki yazamura umuntu kuri pano akambaga atambwiye anambwiye ati uyu muntu rero ari kusaba ko azamuka kuri pano bimeze gutya na gutya nze no kuba as friends nyine kudefendana bro uri kubyumva kubera ko hari igihe uwo muntu uzamura kuri pano aje kuvuga ukamuhereza aho kuvugira wakavuga ibyo ashaka wenda njyewe Tesha reka niye kuvuga mu yango cya Brian cyangwa whoever njyewe Tesha ndahanu mu kazi ndi ku mashini ndi gukora umuntu ari kuri live Godfather sibyo nje ndi ku mashini hano ndi gukora nanubwo wenda live ndaza ibintu bya social media ndaza kubirebaho ntacyo wenda like 6 7 whatever amasaha yari yose umuntu yatahira nje ndi ku mashini ndi gukora umuntu arimo aravuga kuri live ari kumbaga noneho inshuti yanjye twavuganye saa 6 n'urugero cyaduheruka kuvuga nejo sibyo utambeshye Godfather ngewe nka Tesha wenda utarabaga ndi kubyumvira aho ku ruhande wenda nyumizo live urabizi ko live zawe kenshi abanyamakuru nako aba YouTubers barazirikodinga turazumva niyo umuntu yaba atayumvije yasinziriye bitondi ugiye kuri YouTube uyisangaho so nkanjye nk'umuntu w'inshuti yawe okay noneho ka nk'urugero bya biri nahereye kare nkubwira umuntu uri close to you umuntu wawe w'inshuti yawe uraryamye we Godfather nyuma y'akazi wakoze urananiwe cyangwa se wacyari muri ako kazi mu gitondo kanze kuri YouTube usanze wa muntu wenda n'urugero wenda mwararanye ejo cyangwa ejo mwari kumwe muri gusangira cyangwa ejo mwavuganye muri chill and everything usanze ya hostinze undi muntu niyo mpamvu ujye uza ku ma live wowe akenshi ngenda gukurikirana 100% ukaza uje wenda kuvuga ngo nje kuvugira ngo runaka cyangwa se waza ukavuga uti uyu muntu yazanye mu nyangirenge simbishaka ariko n'ukuri kw'Imana trust me on this wishire mu mwanya wanjye uwari we wese n'uri kuri no live umuntu ari inshuti yawe uri so close ukajya kumva ku ruhande byagenze gutya na gutya na gutya bitari byiza kuri wowe kandi uwo muntu buri inshuti y'umuntu akenshi Godfather njyewe niba ni inshuti yawe azen turi so close niba ntari Godfather niba utari Godfather ndi Tesha hari ahantu uba ugomba kuza tutanavuganye like from nowhere iyo umuntu uri inshuti yiwe like biri ruri yapana ubujyajya by'Abanyarwanda uraza bro mutanavuganye kuri live abantu bakavuga ukavuga ibintu noneho nyamara mu gitondo wenda nawe abyutse mwavugana akaguha ibintu wavuze ni ukuri rwose that was true nta kintu wambeshyeye uri ko nyumva so icyo ngiye nshaka kukumvisha niba uri inshuti ya Brian koko nkuko wabinyemereye ukaba uri inshuti ya Muyango nkuko wabinyemereye ni gute hosting umuntu akaza akavuga Muyanga akamutatura ukareka buri mwe wese umva n'ikinyabibiri n'ibiki byose umva buri kimwe cyose ugashyira hari ukamuha ijambo nawe akamufata y'ijambo bro na wa muniga wambara box inshuro 5 ku cyumweru cyangwa wa mukobwa uhora nta kariso yambaye kubera yuko afite amakariso abiri atari bubashe no kubasha kugura indi kariso ukamufata ukamujyana umuntu uri buhindura kariso icyumweru cyose ubwo nyine n'urugero ndi kugwa kunanyema numva ndakayemo ugafata umuntu nyine man from nowhere ukamuha ijambo agatatura umuntu w'inshuti yawe nyamara wari kuba wahamagaye cyangwa wamuhaye message ndagushaka kandi byihutirwa we approach kuko ndakuzi ko man nubwo bwose uza kuri live karakara ukavuga nabo gatukana whatever
ndabizi ko ufite discipline muri wowe ntago ari rimwe ntago ari kabiri nakumvisha uvuga na discipline so I can feel it ko iyo discipline irahari kubera iki niba umuntu ari umuntu wawe wenda atari n'umuntu wawe nawe ndabyumva kubera iki se ujya ushaka nimero y'umuntu atari n'uwawe ukamuhamagara ukabanza kumenya amakuru mbere y'uko yatangaza noneho bikunaniza icyo umuntu wawe w'inshuti yawe ufitiye nimero urebera stati muvugana mwavuganye iminota irenze 30 kumuhamagara ukamubwira ati muya cyabriya cyangwa runa ibintu uko bimeze gutya na gutya wansobanurira bimeze gute kuko uri umuntu mukuru ubizi ko tesha ngewe n'ubwa mbere unyumvisha kuri live iminota miremire ngiye na nubwo buriya mu iyi kamera y'ingezeho ndavuga pe nk'isanda ariko mu buzima busanzwe abantu bambona tesha ngo warondogoye oya ndamaze nawe dutuka ngiye Godfather niwe turi kuvugana kandi abizi ko ari kunyumva so aho ndi gusoreza rata Godfather kubera iki bikugora kuba wabaza umuntu ukabanza ukamenya ukuri mbere yuko hereza undi muntu utanazi buri nakano we byibuze ubuzi niyo 30% cyangwa 40 ugahereza undi muntu from nowhere utazi na 5% akaza akajya gutatura umuntu ukamuhereza ubwo burenganzira nsubize nubwo wanyuze hirya ukanyura hino ugahita gufata wavuga kuri Muyango kandi Muyango ari hano ntabwo subiza pe kandi aho nanyuze hariho hose urakuze uzukuri nabyumvishe njye nako mashaka ko abantu babyuka bandika kuri YouTube banyandika y'inkuru ntamenye ubwoko nanjye bijya bibacanga nkuko byancanze bagahambira nabyumvishe ariko reka nkubwire ikintu kimwe urumva wambajije ngo I do have a friend ze wonizera ndamufite aha mfite ngira best friend umwe bro kandi ntabwo ngira bura ngiye kumukubwira uraza gutunga ngira best friend umwe trustinga cyane turi kumwe guess who ari hano ugiye gutunga ubuzo ari we buri turi kumwe hano urumva best friend bro hanga hawa Godfather bro n'uyu mutipe ukoresha kino platform cya Godfather it's me ninjye nobody else kangaje gukinga kimwe niko kuri uko niko kuri ariko nabarigenge mutinya mukavuga ati njya munsi azamukira munsi bashaka kuzangambana kana mu ntambwe ndende reka ngaruke kuri ntuza ngo uyu nani si wagiye uvuga Muyango ntabwo Muyango ntabwo mfite ibintu byinshi navuga kuri Muyango ntabwo mfite ibintu byinshi navuga kuri Muyango bro ntabyo ubwo urishinga oya nta kibazo uraza kwifata uko ubishaka ariko nta bintu byinshi navuga kuri Muyango hano kuko we azi ukuri Muyango afite ukuri kose mu mutima we niba Godfather ashobora kumuteza abantu nubwo hari umuntu ejo bundi yabwiye akavuga ngo she was facing me nuko like she didn't expect ko that Godfather nari ku niki gusa Muyango arabizi ko I try nagerageje my best to approach to her before yuko zimasaga ziba ngo yari hano ntabwo nyavugana ntabwo nyavugana ndahari urumva kugeza igihe the only one person that person you cut me off communicate with me Godfather my friend I'm a blogger kandi I choose to be a blogger wo muri ubu buryo udakora ibintu twisanze dufite aba blogger bari hari batukana ari hari akanga abantu bazana ibikangiro no ntabwo ariko bimeze I can be a blogger ukoresha ukuri na reality kandi nkabana n'abantu nkaza nkavugana n'abantu hano so nta na rimwe rero wowe Tesha uko ubyumva nigeze kuri iyi kese y'uyu mudamu muzanye no Muyango uburyo yitwayemo muri iyi situation niko yagombaga kwitwara urimo kunyumva nk'umuntu wari urimo guca mu byo twe tutazi uko yitwaye niko yagombaga kwitwara anabyumvi uko witwaye niko yagombaga kwitwara kuko niwe wari wambaye inkweto niwe wari uzi uburyo zirimo kukurya ariko ntabwo ngiye nigeze
fata abantu kugira ngo babage Muyango ariko nkaba Godfather I give people the news. I'm a blogger ngewe ndi nk'umublogger ni kuriya nagombaga gutanga amakuru turi kumwe ariko nawe udahagazeho ntabwo genda kankubwira ikintu kimwe yewe uzagende ntabwo ngende avuga ngo bavuze ngo urukunyumva niba ubyibuka live ya mbere nakoze yari iriho Muyango baraje baravuga nyir'ubwite yari izamukiye atanga verisiyo ye urukunyumva ibi bintu bitangira ntabwo rero ntabwo Muyango yavuye yahagurutse Muyango ntabwo ari Muyango afite platform my friend turi kumwe Muyango Mana arayifite noneho ashatse nawe yavuga shu usibye ko nge nakubajije wenda focusinga kuri Muyango n'ibyo wavuze ariko so sure komeza imizo ndabo so urukuvyo nari gukubwira aho kushya abantu bara my love so ndagusomye ku moko so Tasha ntabwo Godfather ari umuntu mubi Godfather ntabwo singabirira ikibi na gato nguwo uzabaza uwo musheri wawe mu bana urumva kunyumva she knows me well aranzi DJ shu ntabwo nge mbana na DJ abakibaga bagubundi muri ghetto Kacyiru urabeshya ukuri kw'Imana oyasi Kasunda bagabo babiri bari kubana bazi igitanda cya DJ ko kwiki niki cya DJ ubundi mwari kubana abagabo babiri bari kubana mu nzu ngo bikunde Tasha ndagufana ntabwo aba bashuti bawe nge nigeze ndaguha urugero ngiye gukoreza urugero kuri ntuza kuri urabona uyu mujene bita Titi Brown bamukati bamufunze imyaka 2 iminsi 30 yafunzwe mu myaka 2 abantu barasakuza Free Titi Brown ndavuga nti mureka amarangamutima Titi Brown mureka amategeko akora ibye nibasanga arakoze ibyaha itegeko rizamukande nibasanga ari umwere Titi Brown azagaruke muri rubanda tumufashe twongere tumufashe yestare tumusabire ubutabera bw'iyo myaka 2 yafungiwe ubusa abantu baravuga ngo ndi kubambisha Titi Brown ibyo navugaga niko byagenze Titi Brown yavuye muri gereza ninjye muntu wamushakiye ubufasha urimo kunyumva now he's my friend ntabwo ngiye nzi kurya imboga jihad hana abantu bari kuza bakavuga ngo nkwe no ndavuga nti ntabwo ngiye nifuza gufungwa kwa jihad turi kumwe simbyifuza kwifuriza gereza we rwose yaba ntacyo mfata ntabwo nifuza gufungwa kwa jihad no mu kazi dufite live nkavuga nti ntimwifuriza umuntu gufungwa jihad I wish ko yafungurwa akagaruka mu buzima busanzwe siko bimeze nicyo nakora kugira ngo afungurwe nagikora ariko nkavuga niba afite ibyaha 6 bari kumushinja niba asanga ibyo byaha yarabikoze bamufunge agenda hanwe itegeko ryashiriho umunyarwanda kugira ngo ridukire ku murongo so ntabwo ngero nzi gupretanya ngo nyuri ruhande n'imbi ndyarya oya niyo mpamvu wabonye abantu bashatse kwataka Lilipupe bavuga ko amushakiye abanyamategeko nafashe uruhande rwa Lilipupe nkavuga ati muri kuyi mubyeyi mabere abanyuko namwe mugende afite amahirwe ko ari umuntu ushaka no kumushakira umunyamategeko nuko yabanye nawe neza no kumva ko abanye nabona abantu ba hano nabo bararakaye no kunyumva so ngiye ntabwo rero byafata sayi Godfather icyo nashaka kubwira nuko shu nyine ngewe ibyo gukora ndabyumva ndanabiha respect kubera ko either bishobora kugwa ku kuri cyangwa se bikagwa no ku kinyoma nkuko no mu rukiko umuntu ashaka kuburanira umuntu ntibigende neza kandi uwo muntu arengana bikazamenyekana nyuma murabizi ko ibyo bintu bibaho cyane sibyo so icyo ngiye nashaka kubwira azin nkakuriya wenda uzamura abantu bakavuga ni nabyo ntacyo bitwaye nyine sometimes nyine ubwo nabo baba birekuye baruhutse whatever Muyango nyine cyangwa uwo Briane cyangwa undi wari wese waba narabonye abantu bazamuka bakavuga ari inshuti yanjye wenda reka mvuge kuri Muyango ko niwe maze iminsi mbona bakoze amarayivu n'ibiki njyewe Muyango muzi like njyewe nanamenyanye nawe mbere yuko amenyana na Briane nubwo bakora nabo ari aba best friend ariko muzi mbere yuko baba inshuti na Briane sibyo so buriya iyo umuntu umuzi igihe kingana gutyo ari umuntu mubi ntago waguma uri around yiwe kubera yuko njyewe negative vibes ntacyo mba mfataho sindi umuntu uri buze gufesinga umuntu uri negative ngo mutuke cyangwa mubwire nabi kuko si ibintu bindimo simba ushoboye ariko nanone muha space nyine nkamushyira kure yanjye nanjye nkaguma kure sibyo rero Godfather wenda nuko utaburi around yacu cyangwa ngo ubana n'umuntu umunsi ku wundi umenye uko yitwara umenye iki urabizi ko ari igihe umuntu ashaka kuza akakuvuga y'inkuru ukajya uvuga se uyu ni Godfather bari kuvuga
bikakuyobera nyine tu ukavuga uyu si njyewe nyine hari undi nyine wa kabiri suri inyuma uri gukora ibi iyo nyine wewe bikagucanga muri wowe sibyo rero kubera ko Muyango wenda ataza hariya ngo avuge wenda nawe abishobore nko kuvuga cyangwa iki njye mba numva nyine umuntu yakubahira umuntu icyo kintu cyuko kuko nawe rimwe na rimwe uraza kuri live ukavuga uti ukabibamenyesha before ukababwira nimuvuga ariko ahangaha nta kintu nkukemurira turakotera ubusa nyamara byari kugenda gutya na gutya so bivuga Tasha icyo nshaka kumvisha nyine abantu baraza bakavuga nawe ukumva ukajudginga uko ushaka n'abandi bakajudginga n'abanyarwanda bakajudginga uko bashaka ariko at the end of the day nyine usanga umuntu nawe ku giti cye nyine afite private life yiwe kandi nawe avuye yakavuga na Godfather nawe ushobora gutungurwa ukumirwa kandi nawe agoye ibyo ngibyo rero reka nze kubwira ikintu kimwe ibyo ngibyo Tasha urukumva icyo ngicyo hari ubuzima bw'abastare cyangwa ubuzima bw'ibyamamare urimo kumva nubwo twebwe bisaba kugira ngo ikintu abantu batabamenya reba ukuntu bari kugurukana agasuku nona reba ukuntu byabaye kuri Jihad nibyo bizaba kuri Godfather ejo bundi so icyo nkubwira kimwe bisaba kugira ngo muri ibi biboro ntabwo abantu bagomba kumenya ubuzima tubamo bwa social media butandukanye gute n'ubuzima busanzwe njyewe ntabwo uzazanga ngo nibase umuntu cyangwa ngira n'ikibazo n'umuntu ngo social media ishobora kubirangiza ni mu bantu mbona nyine ibintu uvuga hano sometimes ntabwo ari igihe cyose rimwe na rimwe nyine hari igihe mba numva nawe nyine umeze nk'uri gushaka gutanga show nawe iby'amarangamutima wabishyize mu ruhande which is bad oya ntabwo ntanga show ntabwo njye reka nze nkubwire Tasha urabona niba uje unkurikira cyangwa ukahanyura njye nshobora kuba mfiteho abantu n'igihumbi nkabona ntabwo bari nta kintu nta n'idolari biri kunyinjiriza turi kumwe ngahita nkimanura I don't give a fuck about the audience turi kumwe ntabwo ariko bimeze njye ntabwo ndanga kugira ngo mpande show bandi bino bifantome izi za nyamunsi zibyagira ahangaha bakaza bakumva ibintu mu gitondo akaba atakibyibuka baba bagakubitwa n'inkuba nta kintu urabona kuri uza kuri live mukavuga ujya ubona mu gitondo iyo ubyutse ukajya nko kuri YouTube usanga buri wese title yayihaye ibintu ashaka yabihaye ibintu ashaka kandi abantu bagenda babareba bari abantu n'abantu batandukanye niyo mpamvu ushobora gusanga muri comment za DJ Brian Vogue ziri positive wagera muri comment zindi channel ugasanga ziri negative wagera nko mu macana atanu ugasanga byose biri positive ariko ugasanga ari nka channel imwe zabaye negative kandi buriya comment Godfather nyuma y'igihe cyose nizo zitwabiza ziratubabaza umuntu ashaka kuzakigira nabi ariko comment kenshi nyine usanga umunyarwanda bayagukritisa uko ashaka nyine ukabivuga ntabwo jewe urumva aho ngaho nko munsi ntabamugeye sinjya nsoma comment I swear to God ntabwo nyasoma comment kuko reka nkubwiza ukuri urabona aba bantu mwe muzi ko abantu bavuga abo bantu buriya aba bantu bandika ama comment nimujye mujye gusoma ama comment urukumva I have no time for those aba bantu ukureba hano suru kureba bandi ngo abashu uretse riri pupe n'abandi bantu batarenze bane ni bande bantu bari nyuma ya Jihad abenshi muri bo ngwirire muri comment yarakabije nagenda afungwe nyagupfa mukaya twakoze challenge ya Jihad afungwe cyangwa afungurwe nayo nafashe sadi yo kwangwa afungurwe kwa abantu bari kuya amafaranga nakomeza afungwe batanze amagift ngo afungwe urukunyumva nibo bantu tubana nabo hano so ikintu ugomba kumenya Tasha ikintu kimbabaza nuko ubuza abantu mubana sheri wanje kandi nawe ubaza kandi nawe kandi nawe ugira amaranga so ibingibi byo rero ndakubwiza ukuri Muyango niba yarandakariye urumva yewe uzagenda udakariye yaba yarakora Godfather yaba yarakurakariye nubwo yari kuguma kuri live yijope iri kuba yayivuyeho suko yakurakariye pe uretse n'ibyo ufata ngo gutanga n'abakibawe n'ubu impamvu avuyeho nibaza ari uko ajyanye umwana ku ishuri ko yaragiye kumutwara so urukumva Tasha njyewe ikintu kiriho njyewe ntabwo mfite umwanya wo kumva ko naba ngo abantu no singira mu nyangire singira mu mbwirire singira kumva amagambo oya no niba ari umuntu nabaze tugende muri iyi saga niba ari umuntu nabaze kurusha abandi kimenyi naramubaze none se nabaze Muyango menya no bafitanye ikibazo Muyango mugabo kimenyi sinamubaze kimenyi wowe baze Muyango iyo wabaze Muyango wowe baze kimenyi shu erega byose bari kimwe bana n'abantu bamwe iyo mvuze uretse gato iyo mvuze ngo kubaga ntabwo kwanza ndije muri Muyango mwirirwa muha divorce nta muntu araza ngo yereke murabizi mwese asezerana ku murenge murabiza akora ubukwe nta muntu araza ngo yereke certificate yuko yatandukanye n'umuntu yamuhaye divorce nta muntu araza ngo nta n'umuntu urakuzanira icyangombwa cyuko umuntu ngo yahawe abantu babukoze divorce
igihe cyose abantu bari kuri no live niba bataranabibonye igihe kinini kimenye na Muyango tuba turi kumwe aza kumufata aje kumpereza uko urongera ko mutwa turabanda kubaroka ko bavuga ko ari umuhost ukora amafaranga menshi nubwo ejo bundi bakwibije ko ejo bundi ntabwo naje uretse gato areka senda ko ejo bundi uretse gato kwanza nakora ubuvugizi Muyango ejo bundi sinje nandi gukora nari ngo Muyango kubera iki bamuhamagaye ngo niwe muhost w'umwaka barangiza bakakimuri manganya sinazanye karagabo kafite akadakabyibye nko mu buhaza amaraso nka kubaza kuki muri ndi manganya ko mwahamagaye izina rya Muyango mwarangiza mukajya se muhungu sinabivuze tibaje no bakarya indimi bakakanja amanwa twandakaye Muyango nge none sinandi kuvugira Muyango ko ari umuhost w'umwaka kuko ari amamiliyoni n'amamiliyoni wankanza akabwana kintare sense akabwana saramenya gakanda he yaga ariko atesha akabwana habaga kandi rurahazi wa musase hari kuva naziriya nye barasanya yavanye akabwana nukuri nanjye biriya by'akaroza nibyo nzi gutanga sinkubeye Muyango akasaga suzuguro ariko uzufata umuntu ngo dufata ufite ubwanwa buconnect tw'igikundiro akampa karabo bro akundi nyine nese Muyango bwiti urukunyumva tesha wallahi ntabwo ukuntu abantu bagomba kumenya Godfather I love you genda we go love yourself no sense kireve tumiri cyane ishura ku nkanda urankunda urukundo rwanyu twararumenye so shushu tasha we nta muntu nanga urimo kunyumva uzabaze uwo mujene uzabaze ura mushuti wawe urukunyumva aba uzabaze ba Brian urukumva abo n'abantu okay ngiye mfite kumbana n'abantu Godfather I trust nobody nta muntu numwe especially muri izi media I trust nobody niyo mpamvu reba nigengesera burampora mbeze mpora mechanism defense yo kurwana n'uwari we wese nabyumvisha abantu mwizera Godfather ko mwe ntacyo baba bafata nababwiye ahangaho kugira ngo munkunde muzantinye nta nshuti nkeneye muri mwe uko niko kuri I know those people nabangaba ntabo niyo mpamvu uzagende na Bruce Melody none abagore barakwizera niba baroga cyangwa shawura roga ntabwo ari ukubaroga ngiye mvugisha ukuri abagore barakwizera araza akakubwira ngo umugabo wanjye ngo yarayamaye nabi ngo nsanga ngo ibintu bimeze nabi cyane umugabo akaza ngo umugore wanjye ntari kunyara amazi yabugenewe ngo ari kuzana ibindi bitandukanye umuntu akaza akafata Godfather shida no tasha sinakubwiye kugira ngo nzangaha iwawe nuko mbona uri nuru umuntu ushobora kuzana kuko ntabwo ushobora kwemera ko ntabwo njye ninga live z'abandi tasha ngiye ndi soba buriya ikinyobwa nywa igisirine cyane ni social media waya ariko abagore bo warabarangije bro akomva abagore barangiza ahubwo niwe mwana w'abagore nukajya wimushyira ku bandi tesha ngiwe ndi umunyakuri niyo mpamvu uzasanga nesuranye na Debeni mu gitondo nimugora nkesurana na Coach Gaere ngiyewe icyo mbavuga nuko ndi kuvuga ukuri nibyo ndi kukubwira Muyango ntagashobora kundakarira kuko azi ukuri ntagashobora kundakarira aramutse ndakariye ashobora kuvuga ati kubera iki Godfather nk'inshuti yanjye ashobora gutanga platform kuri nk'uko kubivuga ariko akavuga ati the guy is right ni umunyakuri ntabwo ngiyewe nzi mu nyangire tasha umuntu ashobora kuza hano hari umujene waje ampereza $500 by'amadolari arayampango avuga ati akira dore yanamwambitse impeta bra uyu muntu yarampamaye yaramubwiye $500 ndakubwiza ukuri nafashe $500 yamusubiza namubwira ntabwo ngera harabika umuntu ntabwo ngiye ndi brand yo gusenya imitima y'abandi that is Godfather unyumve neza cyane hano umuntu araza ndaguha urugero hano abantu babizi umuntu araza hano hari umuntu wari umaze kunkandaho yaramaze kunkana ama gift afite agaciro k'ibihumbi 17 by'amadolari ni miliyoni hafi 20 na ayo sabaho man ndi kubikubwira ni ibintu nzana nkabyereka abanyarwanda narayafashe ndamufata araza aravuga ati mwese murimbwa kuri pano nahise mu manura ndamuboroka n'uyu munsi you cannot buy me ntabwo ngiye ngurugwa urimo kugivatasha ntabwo ngurugwa niyo mpamvu usanga nta muntu naresurana nawe ntabwo ngiye ngendera mu kavuyo ntabwo ngende mugirira mu nyangire nicyo kintu ntajya nkora icyo nkora rero wowe ngewe bitewe n'ukuntu nkwikundira reka nkurabure akoshye kobwa yanjye ngewe bitewe n'ukuntu nkwikundira nanjye mba numva nta kibi mba nkutekerezaho nyine usibye kundakaza bya hato na hato kubera yuko n'ubundi watumye waje ukabaga abantu banjye ariko shu umunyarwanda ntacyo agufataho uri kumva ntacyo amfataho nta n'undi muntu afite icyo afata nk'ubu wowe Godfather bakuzanye hano bakagushyira muri stade hariya muri arena bakavuga ngo abantu bashaka gutera twese bakadushyira mutere Godfather amabuye amaso twayaturumbuza ayo maso yawe manini ngo n'iminwa myiza ngo iki n'iki
twakumenagura. So icyo nshaka kukumvisha shu abari abaza bakandika muri comment nabara uzamura bakabaga naga ari uko nabo bavuga ngo Godfather ngatugiriye neza ngo Godfather ngatumye tuvugisha ukuri ego network azakibakaba mugenzi we twegeranye nkamushyigikira kandi ari kumubeshyera. So icyo nkubwira rero papa wanjye daddy uncle muyomba onkire nyumva nanjye nkumve Tasha got you big man. So umva ikintu kiriho ibyo ngibyo bisobanukiwe cyane urumva ibyo bisobanukiwe cyane n'abantu ndabazi abantu ndabazi Tasha abantu ndabazi nabo babwira ngo hano ni uzarebe ikintu kuri TikTok ahubwo amugari namwe showbiz ahubwo nje bya showbiz simbimenyereye biramukora rero nje biranyabiza umutima wanjye urambangamira kuko nje umbeshe namara nka kabiri ntagijye like ntago ndabimenyera kuko rega nje staye vuba Godfather nta n'umwaka ndamara mwibi bintu byanyu niyo mpamvu ubona ntacyo mfataho cyane uzagifata nkakora ibyo ngomba gukora nkavaho nkigendera kwiriya kamera iriya kamera y'ubundi iyo bayicanye bavuze ngo tesha mutwike shyiraho essence kongora ariko iyo bayikuyeho ya shida. So shushu umva ikintu kirero God avuga ibyo yumvishe kumvisha induru ibirenge kakubitwe n'inkuba banyarwanda kazinda bibutsa ko mu tegeko ibintu dare nk'ibi ngibi ibi birahangana uri kureba hano bashobora kujyana nawe abantu bangamize nk'ibimashini no kuvuga ngo Godfather yavuze batwara n'ibyo ngibyo Tesha yaza akavuga bakajyana nabo n'ibirobo abandi bazi wowe cyakoze shahura bazi pe 50 bimaze ntabwo ari aba bantu gendera ukuntu bari kubaga Jihad nona Jihad nazi bazagenda bicare mushu wacu ngo mushu wacu I know cyakoze man ibi bintu Godfather basi rimwe na rimwe wiza n'abantu babaga gusa ngwino naganiriza abantu ku bumuntu ubambwira ukuntu abantu bagomba kuba abantu bakagira umutima w'ubumuntu ugize mu Tasha ndikubwira wiza n'abantu kubaga gusa no kuvuga ku matiku rimwe na rimwe gutegura live uzuvuga uti ngiye uhahandi hejuru mujya mwandika title tuganire ku bumuntu uzubaganiriza ubumuntu urukundo ubaganirize mani ibintu byiza. Okay tuganire ku bumuntu live nayifunguye kuganira ku bumuntu nukuri mani kuganira ku bumuntu title ngiye kuyita tuganire ku bumuntu na muntu ufite ubumuntu mani uza urumva Jihad abaye ari hanze ni bo waza ukabaga kuko urabizi ko ari hanze n'ubundi nawe ameze neza ariko umuntu bamutaye mabosu kandi abantu benshi hano turi hano nta muntu utarafungwa aho ribe iryo rimwe cyangwa kabiri murabizi ko byonyine umunsi umwe muri gereza ijoro ntiryira. So aho kugira ngo uze wenda kuko n'ubundi n'abantu baba bafashe umuntu baranareba ama comment mani baba basoma yasanze muri kuvuga cinkoni zamba niba yari nayo mezi 5 bamuhabiri sibyo Godfather cyayavuye byarayivu nabyo nzi yavuyeho bimeze bite Morisi Godfather manya menya yavuye bane mbareka njye kwiryamira ngenda umva ibyarayivu ntabwo mbimenyereye ubwo nyine yavuyeho nanjye ntacyo nari ndi gufataho sinabimenye. Thank you Black Coffee. Muyanga basezere se Muyango ndibaza yajyanye umwana ku ishuri Muya niba uri kuri no live uzamuka ngo abantu bawe bagusezere umva ibi bintu byarayivu rero nge mbishingutseho ahubwo ko abantu bajyaga bayimviraho ndamenya nkanda mumbwiraho nkanda nshinguke kwirayivu igisetsa merci beaucoup. Thank you cyako dukundana ave Shamva Jihad as soon as possible rwose imigambi yacu siyo y'Imana Imana izakora igikwiye.
nanjye ndabakunda cyane umva ariko kandi mumbwire uko mva kwiyi live nyiveho narushye nkare biki tap ni biki bro okay ndata aya shida haje ututima twinshi tuva narakomeza data ndagira kera bigenze bite umva ndi gutapinga bro byanze gushiramo nkora ikisi ndanezerewe turashimishije cyane oh my god ututu ya ututwo tutimana tuganda kugeza ryari umuriro ushizemo okay hari kuzaho dutima tukazamuka nukandi kugeza umuriro ushizemo ha Godfather ntago nzi aho agiye niba agiye kubaganiriza ubumuntu nyine ubwo nimugende mujye kumva ubumuntu kandi Godfather ubwo agiye kubaganiriza ubumuntu niki shani wanjye nirikiza iki ikote oya ryorere shari mesa ibihari bindi biri muri kira kintu kimyenda itamije ariko natadukana yambaye nari ya myenda ariko nambaye nijoro iyo panaro nambaye nijoro uyimesa amaguru gusa kuyimesa cyane ntabwo ari byiza no ku kibuno oya umesa amaguru bro hamwe kubera igera ku nkweto umesa hashoboka hama kandi urateka igitoki kirimo inyama zo mu hajya ufite bidi umva umutanti n'umfasha ngo afite bidi uyu munsi ntacyo ari gufata umugurira inkoko oya ndamugurira keke narisho mfungira ngaho ariko Jackie ko nabona gashaka ndapa over ndaje ahubwo si ibintu byo gutapinga ndabireka ndi kuri live sheri bandi kuri live hano hari umuntu uri kwamamaza ngo inzu za Kibagabaga 50 iyo nzu ibaho nyine ya 50 Kibagabaga ubwo nyine ni mu gikoni cy'iwabo iyi tapu se ko narushye sheri nkora iki ndekere oya abantu bari hano ni batapinge batatuma njyewe nitapinze narushye bro kandi ikindi iyi live ndangira cyuzu babivaho gute ko nshaka kuvaho reba hejuru hari ahantu hejuru haranditse 489 ubwo n'abantu bari kuri live hari akantu kari kameze nk'akantu utamenya kameze nk'aka X kwitapinga n'ibibi ngaho nyumvira ubwo mwashaka ngo bamburokere Instagram murasebye nako ibingibi ndi murasebye reba ari kugutura buretse kugenda Owela merci beaucoup kari twinshi buretse kugenda muyango rero muyango yajyanye umwana ku ishuri ndibaza mubwira za dusezere tugende Owela urakoze cyane cyane wanjye abara nibo batapinga none mwabitapinga se muri abitapinga araha muzamure sari intuburira nawe hariho abandi bantu ntamenye Owela my love thank you so much asubu bibe nabanyohereza si bari amafaranga ngo yanyiheremora wabona nk'aka kageze mari n'ibihumbi tarani wamaye ayo mafaranga Owela banywera uwo muvungoshera kibintu ubundi nazi uko nzabibikuza mfite imana yo 183 Teshaka batambitse 183 no gutapinga no kugira ute wayanshaka amafaranga shiri ibise ndabihubiye abise najya kuri momo bakabinkuriraho umva ubaza Godfather News cyangwa abantu ba agani babazi uko na TikTok ahemba ariko nyamba bafata amafaranga menshi
Okay, goodbye. Goodbye, jya kuryama ibitotsi byiza. So nkore ki kugira ngo mveho? Reba hano hantu hari handitse abantu 462. Hirya yaho uri kubona akamenyetso ka X. Ndi kubona akamenyetso ahubwo kameze nk'akazeru hagati harimo akarongo. Zamura muyango ndi kubona hari da. Muyango ari he? Nta muyango uri hano shaka. Reba ufukanda kuri bari abantu, kuri bari abantu 450. Aba bantu ndi kubabona bari gusaba request, ndi kubabona ba Uwase na ba Mustafa, nta muyango uri hano. Oya nago yayisabye ariko hariho. Nawe mbonye. Uri kubona? Thank you, Yvonne. Bye, ujye kuryama. Bye, sheri wanjye wakoze. Gasinda barike gapfe wowe ngo rikendi umuntu yasinze hari ikintu wamuguriye. Mutwe mubi. Mukarakara inshuti y'Imana. Ese ari kumva abantu basinda muri iki gitondo koko. Telefone. Iyi live ndaiva good. Mwambwi bro none wa undi wari no kundangira ibyo nkora vuye. Mwambwi ukuntu mvaho. Oya nagaruko nabashaka sheri nago ndaryamanye ngiye kuryama. None nkora iki? Iyi live niveho gute? Bonjour beaucoup. Bro mwandangiye uko mva ku iki kiborozi. Kitazimika bro, what the fuck? Ngaho mbikore guteze. Kora baka bisanzwe. Baka. Okay, arata yumva arata umuntu w'umwana mwiza ni yumva. Harahari Tesha ku ifoto hari 194. Watambika harakantu, ugatambika harakandi kantu. Watambika harama imibare y'abantu muri kuri no live. Hari akazeru gutya karimo agati kameze gutya. Hari munsi hari match now ngo niba ari league match ngo add live goal. Bro nkore he? Ndyame se mbagonere mwiyumvira umugono wanjye.